Ese Derick icyo yashakaga yakibonye? Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Nkuko mpora mbivuga, niba uri mushya kanda aho hantu handitse subscribe, ufungure inzogera, usharinge ku nshuti zawe, ubundi dukomeze twibanire no mu bindi biganiro ngenda mbagezaho. Nkuko rero nabibabwiye, iyi ni channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films, tukaba tunyuzaho ubusesenguzi kuri episode tugenda tubagezaho. Icyo mwe musabwa ni ukuduha ibitekerezo byanyu, mukatwandikira komenti, mukarayikinga, nibyo byonyine gusa. Tujye kurebera rero hamwe episode ya 61 uko yarangiye. Ese yarangiye neza? Ese yarangiye nabi? Mubona byaragenze bite? Mutubwire muri komenti, kandi mujye mwibuka no kurayikinga, munasharinge, ni iby'ingenzi rwose. Ubwo rero duheruka muri episode ya 61, duheruka uwitwa Rugero abona ifoto ya Derick na Darilene, nyamara yoherejwe n'umukozi wo mu rugo, ari we bayihaye ngo ayizane kwa Rugero. Iramubabaza cyane, abaza Darilene, akamubaza ati ese iriya foto mwayifotoje ryari? Mwayifotozanyije na Derick ryari? Ureke kunkina iyo mikino, kuko njye sinyishaka. Darilene, ubu nakwica. Ndizera ko mwabonye Rugero uwo ari we, Rugero umujinya agira, Rugero icyo yakora nyine mwakibonye. Ese mwe mudukurikira mubona Rugero akwiye gukomeza kubana na Darilene, cyangwa Rugero akwiye gutandukana na Darilene, cyangwa mubona byagira ingaruka ku bana? Mutubwire muri komenti, ese mubona byagenda bite? Ese ku rundi ruhande reka turebe Derick wabaye nk'umusazi, wigeze nk'umusazi, ibintu byose asa nkaho yabisize inyuma byose, akahita yiyemeza guhangana na Darilene umwigizayo, Darilene utamushaka mu buzima bwe, nubwo nawe nyine amukunda ariko akaba adashaka kwisenyera urugo. Mutubwire ibya Derick gukora buri kimwe cyose kugira ngo asenye urugo rw'abandi, akaba abaza ati ese ubayeho neza? Ese urishimye mu rugo rwawe? Kandi azi neza ibyo yakoze, ko yohereje ifoto ari kumwe na Darilene, kandi ibyo bitashimisha Rugero. Akaba aza yibaraguza ati se byagenze bite? Twasoje rero tubona uwo bita Darilene arimo aravuga ati ese y'ubu nkunda, wakabaye warohereje ifoto nk'iriya mu rugo rwanjye, ifoto twifotozanyije umugabo wanjye akayibona, wabonaga biri bugende biterura si urukundo? Mutubwire muri komenti, dusobanurire ko rwa rukundo mwe murubona mute? Urukundo rwa Derick akunda Darilene murubona muti? Mutubwire muri komenti, mutubwire ukuntu mwabonye urukundo rwa Derick na Darilene, aho Derick nta kintu atakora kugeza naho bamusubiza impeta yambitse Darilene. Ariko nanone tukongera tukibaza tuti, kubera iki Darilene yafashe impeta ya Derick agakomeza akayibika, kandi ari umugore w'umugabo? Kubera iki yakomeje akayibika? Mutubwire muri komenti, ese mubona Darilene na Derick ibintu byabo bizarangira biti? Twebwe uko tubibona rero, tubona Derick kubera ukuntu ata umutwe n'urukundo rwamutesheje umutwe, bizarangira akoze ikintu gikomeye cyane, kubera ko nk'uko mubizi, umuntu wahumishijwe n'urukundo nta kintu atakora. Darilene aragowe cyane, kugeza naho umugabo we yaramukubise amubwira turi kunkinisha, urimo urankina imitwe, kubera icyo uri kunkora ibintu nk'ibi ngibi? Ngira ngo mwabonye ukuntu Rugero arakara nabi,
kandi twe turabizi neza ko Rugero nawe atari imiseke igoroye, kubera ko Rugero nawe afite ikintu arimo arahisha gikomeye cyane. Hari amashusho yagaragaye ari kumwe n'uwo twakwita ko ari indaya Taniya, akaba arimo arayahisha ayo mafoto, ayo mashusho akaba arimo arayahisha. Turabizi neza ko ayo mashusho arimo aramutesha umutwe. Rugero nawe ntago atuje, muri make ntago atuje, kubera ibintu nyine nawe birimo biramubaho bitangaje. Ahubwo reka twibaze nanone, ari amashusho ukuntu yabwiye nabi Darilene, ari amashusho Darilene naramuka nawe ayabonye bizagenda biti? Ruriya rugo Derick ntazaba rurangije koko? Derick yateze hirya no hino, atega hepfo atega ruguru kugira ngo ruriya rugo arusenye. Ayo mashusho Darilene naramuka yabonye bizagenda bite? Urugo ntibizarangira rusenyutse? Mutubwire muri comment ukuntu mubyumva. Ruriya rugo rwubakiye ku mucanga, niko navuga, ku mucanga, kuko uko ubibona byose Derick asa nkaho yarurangije, kubera ko buri muntu wese afite ikintu yamutayemo gituma nyine ashidikanya ku wundi. Naramuka ayabonye Darilene ari amashusho bizagenda bite? Uko mwe mubitekereza, mutubwire ukuntu mwe mubitekereza, mubona bizagenda bite? Komeze turebere hamwe uwitwa Ngoga. Duherukana muri episode ya 60 yatandukanye na Chanel, ariko aracyahamagara Chanel. Tukibaza tuti ese buriya Ngoga we tuvuge ko agikunda Chanel cyane, kandi imbarutso yo gutandukana ishobora kuba yaraturutse kuri Ngoga we mubona ibintu bye bizarangira bite kuko Ngoga nawe afite ikibazo gikomeye cyane cy'ukuntu akunda umuntu ariko usa nkaho wamusize. Duherukana amuzaniye n'ibipapuro byo gutandukana, atandukana nawe aramubwira ati njye singukeneye mu buzima bwanjye, genda kuko ubu twatandukanye. Ariko mbibutse neza ko ziriya mpapuro Ngoga atarazisinya, ntago arazisinya. Nazisinya nibwo azaba yemerewe kuba yatandukana na Chanel. Aho ngaho reka tuhave tujye ku mukozi wo mu rugo witwa Kanyana. Mbibutse ko ibyabaye byose byabaye byaturutse kuri mukozi wo mu rugo Kanyana wazanye iyo foto nyine, akemera no guhabwa amafaranga na Derick akayafata. Yarayafashe rwose, babanje no kuyamwoherereza. Kanyana arayafata, anamwemerera ko iyo foto ari buze kuyizana akayigeza mu cyumba cya Darilene, ari nawe wateje ibibazo byose. Ese mubona we araza gukomeza gukora muri ruriya rugo, cyane ko umukozi cyangwa umunyamabanga mukuru wa Rugero yamubonye? Mubona atari buze kubibwira Rugero, cyane ko uriya twakwita umunyamabanga wa Rugero ari we uri ku kirego cyo gukurikirana ibintu byose biri kuba kuri Rugero? Naramuka abibwiye Rugero arakorera iki Kanyana? Mutubwire muri comment ukuntu mubitekereza. Mutubwire ese Kanyana ko ari umuntu wiviriye mu cyaro, biriya bintu yakoze byari bikwiye kubera gukurikira amafaranga cyane? Kuko turibuka ko yavuze ati njyewe naje i Kigali gushaka amafaranga, nicyo kintu cyanzanye hano i Kigali, ubu ngubu nta kintu ntakora kugira ngo mbone amafaranga. None amafaranga mubona yabonye cyangwa birangiye ahubwo amafaranga amwirukanishije? Ese bamuhaye, mubona hari icyo yamumarira mu buzima bwo mu cyaro? Mutubwire muri comment, nicyo dutegereje. Mbibutse ko umuntu mushya kuri gicano akanda subscribe, agafungura inzogera, agasharinga ku nshuti ze kugira ngo nazo zikomeze zibone ubusesenguzi tugenda dukora kuri episode nshya.
Niba rero uri mushya bikore kuko episode ya 62 tugiye kuyisohora kandi izaza iryoshye cyane kandi nk'uko mwayibonye filime itangiye kugera ahantu haryoshye hateye amatsiko. Byaba bibabaje rero ubaye utarakanda subscribe ngo ufungure n'inzogera kugira ngo ibyo bice byose bigende bikugeraho kandi neza, kuko hari abantu bajya batwandikira bakatubwira ati iyi filime ntago twayibonye kandi nyamara twarayapulodinze kubera kurangara ntibakande subscribe ngo nitwapulodinga filime ujye uhita uyibona mu ba mbere. Njye rero mwumvaga kuri mikoro nitwa Eric nk'ibisanzwe, nkaba mbagezaho ubwo busesenguzi. Namwe icyo musabwa rero ni ukuma comment zanyu nkabona ko twari turi kumwe, ubundi nkabashimira tukazahura muri episode ya 62 turebera hamwe uko yagenze. Murakoze cyane.